igitabo hejuru y'ubuntu cyangwa Grace of God ni igitabo icyambere kireba ibyiciro byose, icya kabiri cibihe byose. Bisobanure kireba ibyiciro byose kubera yuko irembo ry'ubuntu niryo rembo ry'agakiza, irembo ry'intama mu gitabo cya Nehemiya, ariko nanone nk'uko Yesu yabivuze ngo ni ngerembo umuntu niyinjira muri ngewe azabona ubugingo. Ni igitabo rero umuntu wese ushaka gukizwa, utarakizwa ushaka gukizwa, niryo rembo agomba kumenya, kuko niho mwinjiro w'abantu bose binjira mu bukristo. Ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande kumenya ubuntu nibyo bikiza, nabyo bikuza umukristo wakijijwe. Biramukiza kubera yuko ari ryo rembo, bikanamukuza kubera yuko utabwumvise neza n'ubundi ukomeza kuba umwana mutoya, ukomeza kuba igikuri, kandi byitwa yuko wakijijwe. Beyond Boundaries ni igitabo cyiza cyane, ndakibatuye muzakibona, muzabona content. Minyone ntimujya mubona dukunze kumubona cyane mu macaci. Okay, niba atajya aboneka mu macaci, hano hajya haboneka ibyo ari byo byose. Kandi impamvu nk'eshatu nuko icyambere ari mu bagore b'abashumba kandi basoma ibitabo, bashigikira n'abanditsi. Uwo waduhaye impano y'amahoro mu gihugu dutuyemo, igihugu cyacu cyiza, uwo waduhaye n'umwanya w'ikiganiro cyiza. Tugushimiye yuko uyobora gahunda yose kuko wabigambiriye. Icyubahiro kibice umwami iteka ryose. Amen. Amen. Ya murakoze. Ngira ngo twaza gutangira wenda dushimira abanyamakuru babonetse, abanyamakuru barimo abaturutse ku Isimbi, abaturutse kuri Flash, abaturutse kuri Isibo, baturutse ku Isango, niba bahageze simbizi, bahageze ku Isango barahari. Abari turi kumwe baturutse kuri ku Gihe, hari abaturi kumwe baturutse kuri 3D TV, hari n'abandi baturutse kuri Himbaza. Mwese n'abandi ntashoboye guhita ko mvuga, ariko mwageze hano mwiyumvemo ikaze. Tubashimira ndetse n'uruhare rwanyu mu kwamamaza ibikorwa bigiye bitandukanye. Tugiye kugana rero n'umushumba Prof Fidel Masengo, wanditse ibitabo bibiri. Sibyo byonyine yanditse ibindi bitabo byinshi, birimo Intimacy with God, birimo Marriage of Your Dream, ariko noneho by'umwihariko muri kino gikorwa twiteguye kizaba ku itariki 14 hazaba hari kuronshinga ibitabo bibiri icyarimwe. Ubundi ntibikunze kubaho ko umuntu aronshinga ibitabo bibiri icyarimwe. Tukabanza kumuha umwanya akatubwira mbese iyerekwa ry'ibi bitabo ryaje gute, kuki mwifuje ko byaronshingwa ari bibiri icyarimwe. Murakoze. Ngira ngo banza kwibwira abantu bamurikiye kugira ngo bamenye uwundi we. Nitwa Fidel Masengo, nk'abandi umushumba mukuru w'itorero rya Foursquare Gospel Church, ariko mu buryo bwihariye nanone nkaba ndi umushumba mukuru w'iyi paruwase twita City Light iri hano Kimironko. Ubundi ndi umwanditsi w'ibitabo, maze imyaka myinshi nandika ibitabo. Hari ibyo nandika mu mategeko. Amategeko ni nk'uko mubizi niyo field nizemo, background yanjye ndi umunyamategeko. Nanditsemo ibitabo bijyanye n'amategeko nigisha, cyane cyane ay'ubucuruzi, ndetse n'amartikle menshi mu bijyanye n'amategeko y'ubutaka. Ariko noneho muri uyu mwanya cyane cyane mu byo turimo tuvugaho, nanditse ibitabo byinshi mu bijyanye n'iyobokamana. Ibitabo biza gute? Icya kabiri, kubera iki byandikwa? Ubundi buryo biza umwanditsi w'ibitabo, icya mbere kiza ni inspiration. Ntubyuka mu gitondo ngo wandike, ntubyuka mu gitondo ngo wiyumvemo ko ugomba kwandika, kubera ko kwandika ni ibintu bisaba ko ubigirira umutwaro
ukaba ufite n'icyo ugiye gusharinga cyangwa amakuru ugiye gutanga. Nk'umushumba hari teme zimwe na zimwe mpura nazo cyane, nkumva hajemo umutwaro wo kuzandikaho. Kimwe mu bitabo nanditse kizasohoka kuri iriya tariki ni igitabo cyitwa ngo The Grace of God cyangwa ubuntu bw'Imana. Icyo gitabo cyaje kubera yuko haza hari inyigisho zijyanye n'ubuntu zibwigisha mu buryo butuzuye cyangwa mu buryo butari bwo, biterwa n'ababivuga. So nkomeza kumva hari umutwaro mfiteho kugira ngo ashobore gukontributinga cyangwa ngira uruhare mu gutanga inyigisho nzima yafasha amatorero, yafasha abashumba, yafasha abakristo muri rusange, yafasha n'abantu bose bashaka kumenya ubuntu nk'uko Bibiri busobanura, ariko cyane cyane haba harimo na inspiration umuntu agenda yumva umwuka wera kuganiriza, akwereka ibyo ugomba kuvuga n'uburyo ugomba kubivugamo. Urwo ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande hari igitabo nise Beyond Boundaries, hirya y'imbago zawe. Nacyo ni igitabo cyaje kubera ko iyo mpura n'abantu, yunganira n'abantu, mbona abantu benshi bafite imbago zibaziritse, hari aho batarenga kubera uko bavutse, kubera uko bakuze, kubera amateka banyuzemo. Hanyuma akaba hari intwaro yitwa kwizera. Nasanze ari bumwe mu buryo nabwira abantu kwizera, ariko kubakura mu mbago bisanzemo, kubagura, kubaha ibitekerezo byagutse. Ubwo rero izo teme zombi zaziye rimwe, ziza mu gihe kimwe, ntangira kuzitekerezaho, kuzimeditaho, gukora manuscript. Igihe kigeze rero ibyo bitabo byombi ndabyandika, bikaba bigiye kujya ahagaragara rimwe. Numva ari ayo makuru navuga mu ntangiriro. Murakoze cyane. Imana ishimwe yuko yereko yabahaye mutarigize ritoya, mwarigize rigari ku buryo rizagera no ku binyejana bindi biri imbere. Wenda twatangira tuvuga gatoya kuri Grace of God. Ese iki gitabo mukurikije wenda uko mwacyanditse, mubona mwaracyandikiye abakristo bamaze igihe barakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa mwaba mwaracyandikiye abantu batari bakizwa? Kuko dufite kategori navuga ngo ni ebyiri. Hari abantu tuvuga ko batari bakira Kristo nk'umwami n'umukiza, tukaba dufite n'abandi bamaze kumwakira. Sinzi niba wenda iki gitabo gifite specific audience cya addressing. Igitabo hejuru y'ubuntu cyangwa Grace of God ni igitabo icya mbere kireba ibyiciro byose, icya kabiri cy'ibihe byose. Bisobanure kireba ibyiciro byose kubera yuko irembo ry'ubuntu niryo rembo ry'agakiza, irembo ry'intama mu gitabo cya Nehemiya. Ariko nanone nk'uko Yesu yabivuze ngo ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njyewe azabona ubugingo. Ni igitabo rero umuntu wese ushaka gukizwa, utarakizwa, ushaka gukizwa, niryo rembo agomba kumenya, kuko niho mwinjiro w'abantu bose binjira mu bukristo. Ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande, kumenya ubuntu nibyo bikiza, nabyo bikuza umukristo wakijijwe. Biramukiza kubera yuko ari ryo rembo, bikanamukuza kubera yuko utabwumvise neza n'ubundi ukomeza kuba umwana mutoya, ukomeza kuba igikuri, kandi byitwa yuko wakijijwe. No kuvuga ngo ni ubutumwa nanone bukuza abakijijwe. Ku rundi ruhande nk'uko nabivuze, kubera yuko byigishwa nabi nabo twatekerezaga yuko bakuze mu gakiza, hari igihe usanga amahame y'ubuntu cyangwa inyigisho y'ubuntu uko isobanutse muri Bibiliya atari ko bayisobanura. Bigashaka kuvuga yuko bireba n'abayobozi. Narivuze ngo birareba abatarakizwa, bikareba abatangizi bakijijwe vuba, bikareba abamaze iminsi mu gakiza, bikareba n'abigisha abandi iby'agakiza. So ni igitabo kireba ibyiciro byose, kikaba n'igitabo cy'ibihe byose kubera ko ubundi ubuntu nyine nk'uko nabivuze niko gakiza. Kristo niwe buntu. Urumva rero Kristo iyo tumwigisha ntabwo ari uw'igihembwe, ntabwo ari uw'umwaka, ntabwo ari ishuri umuntu yiga ngo arangize, ni ubuzima bwose. Murakoze.
muvuze muti ni igitabo cy'abantu bose kandi kirimo amahame ashobora kureba ku bantu bose. Uko igitabo cyanditse hariho mwagiye musobanura muvugaho ibintu byinshi, ariko wenda kugira ngo dusogongeze abantu ho gatoya mushobora kudusobanuriraho gatoya itandukaniro riri hagati ya grace to serve na grace to save. Ndibaza ko ari bimwe mu bintu mushobora kuba mwaragarutseho cyane kugira ngo wenda abantu babe nk'abasogongera kuri iki gitabo mbere yuko nza kuza kuvuga gatoya kuri kiriya kindi, ariko iki ngiki tube nk'aho tuvuzeho gatoya kuri utwo tuntu twombi bitandukaniye. Niko bimeze. Titre ni Grace of God, Grace to that save and Grace to serve. Ubuntu bukiza n'ubuntu buduha gukora. Ubundi biri mu cyanditswe kivuga ngo mwakijijwe kubw'ubuntu hatagira uwirarira cyangwa uwirata imirimo, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ko mwakijijwe kugira ngo mukore nanone umurimo. Ayo magambo yombi ni amagambo akomeye cyane kubera impaka ziriho, kubera nyine n'ubuyobe buhari. Hari abantu benshi batekereza kugera ku gakiza, batekereza kujya mu ijuru bishingikirije imirimo bakora, bitwararika basa nk'abo bakuru urwego biyubakiye ubwabo bwabageza mu bwami bw'Imana. Abo bantu ba mbere nibo nagomba kuganira nabo mbabwira yuko nta mirimo umuntu ashobora gukora kugira ngo imuhe gukiranuka. Nta muntu wigeze uba umukiranutsi binyuze mu mirimo yiwe. Nta mukiranutsi n'umwe. Biravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'urukundo rw'Imana iduheza Yesu aza kuba incungu y'ibyaha byacu, aduha agakiza tutaca tutakorera kandi tudashobora kwigezaho. Nicyo gisobanura grace that saves. Ni ukuvuga ngo twakijijwe n'ubuntu bwonyine. Ishobora kubivuga ngo ni grace period. Agakiza konyine niko konyine kaduhaye kuba abana b'Imana no kubarwaho gukiranuka. Ku rundi ruhande ntabwo birangira dukijijwe, ahubwo iyo umuntu akijijwe biba bitangiye. Mwarakijijwe kugira ngo mukore imirimo myiza. Purpose yo kuduha agakiza si ukugira ngo duhite tujya mu ijuru, ni ukugira ahubwo ngo dukore, kaduhe gukora. Ubundi gukora kwacu ibyo dukora byose ni ukubera ubuntu twagiriwe. Umuntu wagiriwe ubuntu, ikintu gikomeye yakorera uwamugiriye ubuntu nuko yamukorera, nuko na bwa buntu yagiriwe yabugeza ku bandi. Icyo gitabo rero kiravuga cyane cyane ko agakiza tutagakoreye, ariko kanavuga n'icyo tugomba kugakoresha. Ko abantu benshi bigisha izi nyigisho z'ubuntu, hari igihe babwira abantu ko agakiza tutagakoreye, bakabuza n'abantu gukora imirimo, bigasa nk'aho bagumura abantu gukora imirimo. Nyamara nubwo imirimo itaducungura, imirimo itadukiza, ariko nanone twakijwe kugira ngo dukore imirimo myiza. Ndibaza ko ari iyo theme centrale ya kiriya gitabo. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ko gukizwa bisaba ubuntu no gukora nabyo ni ubuntu, bisaba ko duhabwa ubwo buntu bwo kugira ngo dukore. Hanyuma ku rundi ruhande hari ikindi gitabo kivuga mu mutwe wacyo uravuga ni Beyond Boundaries, cyangwa se hirya y'imbago umuntu agenekereje mu Kinyarwanda. Iki gitabo nacyo mwatubwiraho muri makeya, ese cyo noneho audience yacyo ni iyihe, abantu abo gishobora gufasha cyane cyane ni bande? Beyond Boundaries ni igitabo cyiza cyane, ndakibatuye muzakibona, muzabona content. Kirerera abantu bari mu gakiza abakristo, ariko ikareba n'abantu bari muri corporate, muri secular market. Impamvu ni iyi ngiyi, ni uko kwizera ntabwo ari amasomo afasha gusa abizera, ahubwo umuntu wacengeye imyumvire yo kwizera agasoma Bibiliya akamenya ubuzima bw'intwari zo kwizera, n'utarakizwa ubwe hari icyo byamufasha, kubera yuko kwizera ntabwo biduhesha agakiza gusa, ahubwo ni mindset ihindura ubuzima bwa buri munsi. Iyo umuntu kwigirira icyizere, ariko cyane cyane abihawe nuko Imana yamuhaye ubushobozi, yamuremanye ubushobozi
bivuga ngo iyo umuntu atangiye kwizera Imana atangira no kwimenya. Iyo umuntu atangiye kwimenya amenya n'ubushobozi afite. Bishaka kuvuga ngo iki gitabo nanone audience yacu ni ngari cyane, kirareba abakristo ariko kikavugana n'abantu bakora inshingano zitandukanye, bari muri business, batekereza imishinga inyuranye. Iki gitabo kigenda cyinspira mu buryo bwo kwizera. Murakoze cyane, ni igitabo cyiza. Ngira ngo hari akenshi iyo tuze Beyond Boundaries hari igihe abantu bashobora guhita bibaza bati se hari ibintu abantu bajya bakunda kuvuga byitwa karande. Iki gitabo gishobora kuba kizafasha abantu kuvakamira karande, cyangwa ntabwo gifite wenda uburyo cyavuze kuri iyo topic? Kuko nayo ni topic ntekereza ko abantu bakunda iyo uvuze boundaries akenshi umuntu ahita yumva karande. Ese nacyo kirafasha mu kuzovakaminga? Ubundi karande ni umwuka. Iyo umuntu amaze gukizwa yakiriye Yesu umwami n'umukiza, cyane cyane ko igitabo kivuga ko kwizera deja hari imigozi icibwa nuko wizeye. Icyo nicyo kintu cya mbere. Bivuga ngo iyo umuntu yizeye hari amashami yamuhuzaga na karande acika. Hari n'inyigisho akorerwa zimutandukanye na roots zahakomoka zikamwinjiza mu buzima bw'abantu bizera Kristo, kandi bagombye kuba bari karande free, byite gutyo, cyangwa batakiri muri wa muvumo wa Satani. Nyambwira abantu ngo gukizwa ntabwo ari ukwakira izina gusa, ni no kwakira n'imbaraga. Ziriya mbaraga twakira ubwazo zifite imbaraga zo kubatura umuntu. Biravuga ngo umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. So impamvu mbivuze nuko hari abantu bagira inyungu yuko abantu bahora muri karande, bahora bumva yuko bakiboshwe, bahora bumva yuko bakeneye umuntu uba deliver, kubera yuko hari abantu bagira inyungu mu gukora deliverance rimwe na rimwe zitarizo, zitajyanye n'ijambo ry'Imana. So rero kwizera ni intambwe ituma umuntu yimenya, akamenya uwo ari we muri Kristo Yesu. Iyo umaze kumenya uwo uri we muri Kristo Yesu, karande ntiyongera kukugiraho imbaraga. Biravuga ngo ubwoko bwanjye, abantu banjye barapfa bazira kutamenya. Iyo umaze kumenya, kandi igitabo nicyo kije gukora, kirazana ubumenyi bushingiye kuri Bibiliya, bushingiye ku buhamya. Hariho n'ingero nyinshi. Uribuka Yabesi. Umunsi Yabesi yizera agatangira gusenga, ubuzima bwarahindutse, ntiyongeye guheranwa na karande. So bivuga ngo iki gitabo kirafasha abantu kumenya bari bo no guca karande yo mu ntekerezo niyikomeye. Iyo karande yo mu ntekerezo yacitse, ibisigaye byose biba amateori. Murakoze cyane. Ibitabo ni ibitabo byiza. Turategereje kugira ngo tuzabone bisohotse, tubone uko tubigura, tubisome, twumve ubwo bumenyi bwose burimo muri ibyo bitabo. Ariko ndagaruka wenda kuri mwebwe nk'abanditsi, ni izihe mbogamizi zikomeye mwahuye nazo wenda mu gihe cyo kwandika bino bitabo? Imbogamizi icya mbere ni umwanya. Ndi umuntu ufite ibintu byinshi nkora. Hari igihe inspiration iza mu mwanya ubwawe udashobora no guhumeka ngo wandike ikintu. Akenshi iyo inspiration ije muri ubwo buryo, iyo utabyanditse hari ibigenda. Kugira ngo uzongere wibuke iby'Imana yakuganirizaga, ibyo wumvaga biza, byongera gusaba undi mwanya utuje, kandi hakaba n'igihe bitaza nk'uko byari byaje. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni uko akenshi iyo twandika mu rurimi rumwe, kandi publike yacu ikeneye ibitabo biri mu Kinyarwanda. Niba hari ikintu kigoye no kwandika mu Kinyarwanda, kandi twandika mu Cyongereza. Iyo wanditse mu Cyongereza rero, imbogamizi ikomeye nuko ibitabo bitarajya mu Kinyarwanda kandi mbyifuza. Hari igihe mbiheza abantu ngo babisobanure, bikaza bifite content itandukanye nuko numva bigomba kuba bimeze. So niyo mbogamizi ya kabiri. Iya gatatu nuko nanone tutaragira printing companies zikora neza cyane hano mu gihugu cyacu. Hari igihe printing tuzikorera hanze kugira ngo ubone quality material. Nibaza ko ari byo bibazo bikomeye bitatu navuga. Kimwe ni ikibazo cy'umwanya, ikibazo cya kabiri ni ikibazo
c'indimi twandikamo. Ikibazo cya gatatu ni ikibazo cya logisitike n'ibintu bikenerwa byose. Of course bisaba n'amafaranga, ndumva ari byo navuga. Murakoze cyane. Mbere y'uko nza gukomeza, reka nakire abanyamakuru turi kumwe nabo bashobora kuba bafite ibibazo bifuza kubaza. Niba umuntu ari ku buhanga bw'ibyuma ari hafi yatuzanira mikrofone, hanyuma nabo bashobore kubaza ibibazo bitandukanye bafite, ariko mu gihe bakiri kubashakira mikrofone, umuntu yakibaza ngo mu gihe wenda cyo kwandika birumvikana muhura n'imbogamizi nyinshi, biragoye, ariko nihe motivation, ni iki gikomeza kubapushinga gukomeza kwandika? Ko birumvikana mufite umwanya munini, mwakabaye muwushyira no mu bindi bintu bifite n'inyungu nyinshi cyane, wenda twavuga mu buryo buri direct, ariko nihe motivation ikomeza kubapushinga mukavuga muti nubwo bigoye wenda n'umwanya utagoye utoroshye kuwubona, ndakomeza ngushake byanze bikunze kugira ngo nandike ino inspiration? Motivation ikomeye ni imwe, nuko ubwenge bwose burarahurwa, ubwenge bwose bujya mu bitabo. Urebye ikinyejana cacu ni ikinyejana gikeneye ubumenyi, ni ikinyejana kigomba kwiga. Ariko urebye uko bimeze cyane cyane mu gihugu cacu no muri Afurika muri rusange, abantu basoma ibitabo ni bakeya. Ntituzabatoza gusoma tutandika. Deja abanditsi ni bakeya, n'abasoma ni bakeya. Bumwe mu buryo umuntu yagira uruhare rwiwe kugira ngo ahindure ibyo bintu bitari byiza, nuko waba mu bandika kandi ugashishikariza n'abantu gusoma. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, buriya inspiration iza kubera impamvu. Umuntu yandika kubera yuko hari ikibazo kiriho ashaka gukemura. Ibyo bibazo rero ntibituma dutuza, nubwo umwanya ari mutoya, ureba icyo ugiye gutanga ukamenya ko gikenewe. Nkivuga ku buntu, hari abantu benshi, abasore benshi barimo bakora ibintu mu izina ry'ubuntu bitari byiza, bibi cyane, kandi bitwa yuko ari abakristo. Ni ngombwa rero yuko twandika tubakebura. Hakaba n'abandi noneho batazi amakuru y'ubuntu, barimo bubaka inzego, bashaka kujya mu ijuru bibungenga, cyangwa bubaka urwego bazanyuraho bashobora kwitwararika ku mategeko, bumva yuko babigeraho. Abo nabo nanone umutwe uravuga ngo bazabimenye gutari ntawe ubabwiye. Bivuga ngo kwandika buriya ni uburyo bw'ivugabutumwa, ariko ni n'uburyo bwo kugira ngo ibyo navuga bishobora kumvwa n'abantu benshi mu rusengero, ariko ibyo umuntu yumvise byose ntabigumana, ariko ibintu byanditse birahaguma. Impamvu ya gatatu ni uko iyo nanditse igitabo mu Cyongereza ntikigarukira mu Rwanda, ntikigarukira mu bakristo ba City Light Foursquare Church, kiragenda kikagera na kure. Hari ibigurwa mu bihugu by'Abarabu, hari ibigurwa mu mahanga, hari ibigurwa Amazon byinshi, wabiturakinga ugasanga bizagiye ahantu njyewe ntashobora kujya kuvuga ubutumwa. Murakoze. Reka noneho abanyamakuru mbahe umwanya. Yego. Murakoze. Nitwa Daniel Rema, nkorera Isibo TV. Ndashaka kubaza, nkoresha ijambo pasiteri aranyemerera? Nta kibazo. Pasiteri Bishop, ndashaka kubaza, tariki 17 Nyakanga ni 14 ubwo nari mbyiteranyije n'ukwezi 14. Ibi bitabo bizamurikwa mu buhe buryo? Ni uburyo bw'amateraniro, tuzifashisha uburyo bw'amateraniro, tuzifashisha uburyo bw'igitaramo, tuzifashisha ubuhe buryo ubitekereza? Hari timu ibitegura, ndababwira ibitekerezo byatanzwe n'umurongo babihaye. Ntabwo bizaba mu buryo bw'amateraniro. Of course ibintu bizabera mu rusengero, bivugwa ibitabo bya gikristo byanditswe n'umushumba, ntiwavuga yuko bizakorwa nk'abantu babikoreye ku gasozi. Byumvikane yuko hazaba iminota mikeya y'abaririmbyi bazentroduza n'isengesho, ariko dufite abantu basomye biriya bitabo, ndaza kubabwira niba ngombwa bazagira icyo babivugaho, hanyuma abantu bashobora kuba babaza ibibazo, hanyuma habe sesiyo yo kubisinya, kubagenda babigura babijyana. So murumva yuko ni umuhango wo kumurika ibitabo, ntabwo ari amateraniro. So abantu bose baratumiwe, ntabwo ari amateraniro rwose, ntabwo ari ibintu bya Foursquare, ni bigari ku buryo n'abadasenga
n'abandi bose bazaba bitabiriye. Okay, murakoze. Nitwa Janeza Pacifique ariko mu kazi nkoresha AG Promoter. Ikibazo nari mfite ni mu buryo mugomba gutranslating ibyo bitabo. Urumva na ubusobanuro mwatanze mu rurimi rw'icyongereza bigira mu kinyarwanda byahinduye ikindi gisobanuro bitandukanye, kandi abantu babakunda cyangwa abantu babazi ko muri usanzwe uri umwanditsi kandi nabo bashaka kumva icyo bashatse kwandika. Ni iki mugomba kuba mwateganyiriza abo bantu umunsi ku munsi nabo bashaka kuzumva icyo mwashatse kuvuga, kuko abantu bose ntabwo bumva icyongereza kiri worldwide nk'uko ari bwo buryo mwahisemo bwo kuba mwakoramo ibintu, cyangwa hari n'abantu batazi kuba bajya kuri ayo mazone ngo bajye kureba icyo gitabo kandi bakeneye ko bagomba kumva ibyo mwashatse kubabwira. Ni gute mwifuza ko abantu bazabona ibyo bintu, cyangwa ni gute muri kubateganyiriza ko nabo byazabageraho? Murakoze. Murakoze. Nubwo navuze ko bigoye gushira igitabo mu ndimi nyinshi kwigisohora, sinavuze ko tutarimo tubikoraho. Ndaguha nk'urugero, igitabo cya mbere nanditse muri 2015 cyitwa Intimacy with God, kiri no mu Kinyarwanda, ubusabane bwawe n'Imana. So impamvu byafashe igihe kirekire kugira ngo isobanurwe nuko ubiheza abantu basobanura hanyuma ukakiriviewinga. Kuriviewinga rero bifata umwanya munini, no gukosora kugira ngo making sure yuko content cyangwa ubutumwa utanze mu Kinyarwanda busa n'ubwo wari watanze muri rwa rurimi rw'umwimerere. So ndimo ndabikoraho nk'igitabo cha kiriya twise The Grace of God, mfite deja traduction yakozwe n'umu interprete n'umu traducteur, bombi bagiye bakorera hamwe kuko ari byo nagiye mvuga n'ibyari byanditse. Ndimo ndagerageza kubikoraho cyane, nibirangira kizajya hagaragara mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko simbita mvuga ngo ni mu byumweru bibiri, ntibizabera rimwe n'iriya launch, ariko it's a process beyond boundaries. Nk'uko nabivuze, ni igitabo nacyo nifuza yuko kijya mu Kinyarwanda kubera yuko gifasha abantu mu buzima busanzwe muri sekira, abacuruzi, abubatsi, abakora imishinga itandukanye, abakristo, ariko ndikirajya mu Kinyarwanda nacyo ni umushinga nyine ugomba gukorwaho. Banze mvuge ngo kwandika ni umushinga umwe mu rurimi rw'umwimerere, gusobanura naho uzari undi mushinga. Ariko ndabizi yuko audience nini nandikira n'ubundi n'Abanyarwanda, kandi igice kiri cy'Abanyarwanda birumvikana yuko badasoma muri ziriya ndimi z'amahanga, ariko abantu basoma ibitabo benshi ni urubyiruko, kandi urubyiruko mu Rwanda rwumva Icyongereza. Ubu ngubu dufite imibare ishimishije. Murakoze. Nanjye nakubaza, nitwa Amos, ni umunyamakuru wa Flash TV na FM. Mfite ibibazo bibiri. Mbere na mbere ndamanza mwifurize cyase congratulation for the new title. Nekiza ko ibitabo bibiri ugiye gusohora umaze kuba professor, turabyishimiye kandi congratulation. Tugendeye kuri recent experience ku bitabo bibiri byabanjije byamaje kujya hanze, hari experience baze kubona already nyine urashingiye wenda nakora udevelop ibindi, ariko nkuko nemaze kubivuga hejuru, uri professor wagiye wiga mu bintu bitandukanye, kuki wibanda cyane ku bifite wenda naho bihuri n'ivuga butumwa cyangwa se wenda n'isanamitima, kuko ushobora kwandika ku mategeko, ushobora kwandika ku buzima mu mibereho runaka, byose ufite ubushobozi. Kuki wibanda cyane cyane ku bitabo bine byose bigaruka ku kintu kimwe? Icya kabiri ndibuze kubazaho, Abanyarwanda benshi by'umwihariko nk'uko umaze kwikomozaho ni urubyiruko, Icyongereza bari kucyumva nk'uko wabitubwiye, ariko si ubona by'umwihariko nk'umwanditsi gusoma mu rubyiruko mu Rwanda nabihagaze bite? Cyane muri ibitabo byandika kuvuga ati wenda urubyiruko ni bake cyane, tuzajya tubitega abakuze bagende bahora nabyo babisome cyane, n'urubyiruko bashishikazwa cyane no gusoma ibitabo wenda byiganjemo ibyivuga butumwa, ariko usanga bakunda ibintu bya psychological, bakunda ibitabo byo gutera imbere ngo how to be rich wenda mu myaka 100, ariko si bifite naho bivuga butumwa byo ko bamwe muri twebwe na Bibiliya ziratugora, ziri mu rurimi rwacu, ibindi bijyanye nabyo babyitabira ku kigero kingana giti nkamwe mu byandika. Murakoze. Kuba ndimo mvuga ku bitabo by'iyobokamana none ntabwo ari byo nandika gusa, nari nabivuzeho gatoya. Hari ibitabo nanditse by'amategeko bimeze kugira kuri 3 nabyo. Hari n'amabook chapters aho utacandika ku giti cyawe, ucandikana n'abandi ugatanga amashapitire mu gitabo. Hari n'ama-articles. Niba wavuze ko ndi professor, ni koko ndi professor mu mategeko, ntabwo ndi muyobokamana. So izo title bazimpaye kubera
ibitabo nanditse mu mategeko, publications nakoze mu mategeko, ubushakashatsi nakoze mu mategeko, n'amasomo nshigisha habe no mu zumweru 2 nigishaga mu mategeko muri kaminuza zitandukanye. So bivuga ngo iyo field siyo ndimo mvugaho muri launch ya none, kandi iyo nanditse ibyo bitabo biba bifite nyine abantu babireba, bamwe n'abanyeshuri banjye, ibirebwa n'abavoka bahura nabyo, ibigurwa ku isoko mpuzamahanga, ntabwo mbilauncinga muri ubu buryo, ariko birahari. So kwandika rero muri iyi domene yindi, icya mbere ni uko ndi umushumba, icya kabiri ni uko mfite uwo mutwaro nk'uko nabivuze, ariko no kumenya yuko n'abandika muri iyi domene ni bakeya. Buriya mu mategeko dufite abantu benshi bandika, dufite abarimu bo hanze, dufite ibitabo byinshi twigishamo hano, si byanditswe n'abanyarwanda, byanditswe n'abantu batandukanye, za kaminuza zigiye zigira abashakashatsi, ibyo bitabo turabikoresha twese. Kuba mzandika nanje nta nubwo mzandika ngo birangire hano, bikoreshwa n'ahandi, ariko mwiyobokamana nimureba abashumba bandika ni bakeya, kandi audience yacu iri contextualize. Umunyarwanda w'umukristo atandukanye n'umunyamerika w'umukristo. Niyo tuvuga mu kwizera amahamwe namwe, ariko context ziratandukanye. Igitabo nandika kirakemura ibibazo biri muri societe yacu kuruta ico umunyamerika yandika gikemura ibibazo biri muri societe yabo. So niyo mpamvu yatumye nkomeza kwandika nyine muri iyi field. Abo twandikira of course n'abasoma, kandi abasoma bari mu ngeri zose. Hari abasoma bakuze, ndakeka sinavuga ko nabikozeho ubushakashatsi ngo menye ngo audience y'abagura ibitabo byanjye n'iby'abandi igizwe cyane n'abandi, ariko ndakeka yuko abantu kenshi basoma n'abasomye nyine n'abantu batinze basoma ibitabo. Urubyiruko rurimo ibice nka 2. Hari urubyiruko rwunamye ruri kuri smartphone, ruri kuri WhatsApp, ruri kuri Snapchat, ruri kuri TikTok, ruri kuri YouTube, ruri kutundu navuga duto cyane kubijyanye naho bagomba kuba bageze. Hakaba n'urubyiruko bakora analyse, basoma, bashakashaka, noneho ikoranabuhanga ryabereye igisubizo. Urugero bisobanure, kera igitabo wakibonaga ari uko wakiguze, kandi kukigura nuko ajya kugishaka muri library. Ubu ngubu bikugeraho byoroshe. Hari urubyiruko rero rumenya ibitabo byasohotse, ukakigura kuri Amazon, ukagishyira kuri Kindle ni ukuvuga ngo ushaka no kukidownload ukagishyira kuri telefone yawe. Ugifite kuri Kindle biroroshe yuko unagisoma ufite urugendo, unagisoma uri mu modoka, unagisoma uri muri shira umuteto za bisi ndende. So ni ukuvuga ngo ntugenda na hard book, ugenda na telefone, abantu bakabona wunamye bakagira ngo kurasoma bya bindi bajye basoma, kandi ufite igitabo. Nagiye mbona inshuro nyinshi tujya mu rugendo, usanga abantu afite ibitabo nka 5 kuri iPad yiwe agenda bisoma. So ni byiza cyane. So urubyiruko ruri avize, urubyiruko ruteguye neza rurasoma, ariko muri context yacu y'u Rwanda turacafite urugendo rurerure kugira ngo abantu bakunde gusoma. Ndabizi neza ko abasoma ibitabo si benshi, so paraporo yuko bangana ndetse n'ubushobozi n'ubumenyi bafite mu ndimi. Murakoze cyane. Nitwa Patrick Aposo, ndi umunyamakuru. Sofa ndashaka kubaza ibibazo nka 2 ngira ngo ahari. PhD no gusebura PhD nabyo bizaba birimo. Icyambere kuki wahisemo ino tariki ariyo uzakoreraho, niye mpamvu n'icyo wagendeye? Urumva turacyafitemo n'indi minsi imbere hano, kuki utabyigije imbere? Kuki wahisemo iyo tariki by'umwihariko? yifuza iki? Hanyuma Breast of God, Beyond the Boundaries, niyo migisha yose Sofa ni inspiration wakuye kuri life story yawe. Urumva harimo PhD, niyo breast nanone, bihuriye hehe ibitabo wanditse n'ubuzima bwawe? Hanyuma igiciro ku cya fodinga biroroshye, uyu muntu wibereye hano hafi ariko udafite ubushobozi bwinshi araza kubona igitabo cyawe byoroshye, atari buze kujya online, iri hard copy. Thank you. Urakoze. PhD ntabwo giselebra none, nta nubwo ari ya vuba. Maze imyaka 12 nararangije doctora,
nayirangije ku itariki 10 ukwezi kwa kabiri 2010. Itariki 10 ukwezi kwa kabiri 2010 nibwo narangije doktora mu Bubiligi. Uva isi imyaka 12 irarenga. Profesora cyangwa kuba professor nabyo bimaze amezi nkane bibaye cyangwa 3 arenga. Nabyo si ibintu byo gucelebra, ni ibitabo ugenda wandika n'ama papers bakaguha iyo grade, ntawo bicelebra. Ni continuation y'ubuzima bwo kwigisha n'ubushakashatsi. So ntabwo ngiye gucelebra, ntabirimo rwose. So iri ya tariki 14 nayihisemo shingiye ku mwanya wanjye. Urabona nkunze kugira ingendo nyinshi, mfite n'ibyo nkora. Ku cyumweru nabonaga ari wo munsi waba mwiza, biba ngombwa yuko rero nshaka mu byumweru mbona mfite umwanya zaba ndi mu gihugu abari bwo mitamiri ya tariki. Ariko ntaho bihuriye n'ikindi cyarico cyose, nta na kimwe nashatse kubihuza naco, nuko byahuranye nuko bitabo birangiye. The Grace of God yasohotse mu kwezi kwa gatatu, yari ready deja, nubwo hari utuntu nagomba gukoraho neza tukarangira. Beyond Boundaries cyarangiye neza mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. So urumva nagomba gufata umwanya wo kugira ngo bibe printed, bizave mu mahanga, bize bingereho, nibimara kugeraho mfata umunsi nyine wo kubilauncinga. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko ntaho bihuriye n'iri ya tariki, nta kindi bihura. Hanyuma biriya bitabo ntibivuga ubuzima bwanjye, kuko ubuzima bwanje ntabwo bwuzura ibitabo, kuko sifite ubuzima budasanzwe burenze ubw'abandi bose. Of course iyo uvuga Beyond Boundaries ufitemo ubuhamya kuri chapitre ugiye kuvuga. Ngwe nk'urugero, muri Beyond Boundaries hari nk'akagisere vuga ngo stopping what stops you, guhagarika ibiguhagarika. Sinzi niba mubyumva, guhagarika ibiguhagarika. Niba hari ibintu byashatse kumpagarika mu buzima, nabonaga ari imbogamizi, nabonaga ntabirenga, nabonaga ari imbago zanshiriweho, niki nakoresheje kugira ngo ibyo bintu bihangare birenge. Niba mfitemo ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye, bushiramo. Iyo ndashizemo ubwanjye, hari abantu muri Bibiliya bafite ubuhamya busa n'ubwo, bushiramo. Iyo ndafite umuntu wo muri Bibiliya, hari igihe nshobora kubona narasomye amakuru y'undi muntu nawe wari ufite ikibazo nk'icyo akakirenga. Bivuga ngo harimo amakuru yo muri Bibiliya, harimo amakuru y'ubuzima busanzwe, harimo experience personnelle, ariko harimo n'ibyo nagiye nsoma biva mu buzima bw'abandi bantu n'ibyo banditse. So nashatse kuvuga ngo ubuhamya bwanjye aho buri ngombwa burimo. Iyo mvuga ku gakiza, aho ngomba kuvuga ku buryo nakijijwe n'ibyo kamfashije, mvuga ku gukorera Imana. Iyo ngenda kuvuga uko ushaka kuvuga uko nakore ko nkorera Imana, nubwo abandi bavuga yuko umuntu akizwa bikarangira aho ngaho, nabyo ngenda mbishiramo ubwa. Harimo ubuhamya bwanjye ariko si bwinshi, ntibugeze na 3% kabiriya bitabo. Ariko aho biri ngombwa niho nabushiragamo. Aho bitari ngombwa hari ubwo abanyarwanda benshi nzi, hari ubwo abantu nzi, kandi buri anonyme. Iyo ari ubuhamya bw'undi muntu simvuga ngo ni runaka, bushiramo mu buryo buri anonyme ku buryo ubusoma ashobora no kubwibonamo kandi wenda atariwe. Okay, murakoze. Amazina yanjye nanjye nitwa Rukundo Suleiman. Hari icyo ntasubije? Ibiciro The Grace of God tuyigurisha 15,000. Iri ku isoko deja kuri Amazon kuri migurwa. Beyond Boundaries nayo ntibizaba bitandukanye cyane, hiyongereyeho menshi, sinibaza ko azaba ari menshi. So ariko kubera yuko ari komite nanone ihaye ipanga na marketing no kubicuruza, niyo ndekera umwanya wo kuzagira iki bikoraho. Ariko ndibiri kure yaho. So 15,000 ku gitabo, bivuge rero mu magambo asanzwe, ugiye muri restaurant iyo ari yo yose hano muri uyu mujye mu restaurant meza, na amafaranga urira rimwe. Niba ari amafaranga urira rimwe, igitabo ubutunzi burimo bundi buri kintu cyose kiza kigira ikiguzi. Kandi mubirebye uburyo turimo tubicuruza,
ntitubicuruza nk'abantu bashakamo inyungu, turabicuruza nk'abantu bagaruza gusa kose twashizeho. Hari icyo ntavuze? Fata mikrofone. yakubajije no kubijyanye na hard copy, yavuze ngo abantu batazi gukoresha za Amazon n'izo platform. Hard copy zizaba ziri hano. Uriya munsi hano hazaba hari ibitabo byinshi, hari n'ibyo tuzashyira abantu ahabegereye. Twagiye tuvugana n'amatorero amwe, hari biri kuri CLA deja, hari ibyo tuzashyira za Zayo, n'ibyo tuzashyira za New Life, hari biri hano muri za Marine, tugenda tubishyira ahantu hatandukanye, aho bacuruza ibitabo hose bazabisangaho. So no kugira ngo buri muntu wese nazagura igitabo ari uko yaje hano. Abazaza hano of course bazayibona byoroshe, ariko utazaba uri hano tuzababwira uburyo naho bashobora kwibonera. Biri hard of course, kuri Amazon ho ni makeya. Grace of God kuri Amazon na $7. $7 ni nk'ibihumbi 9 aho ngaho cyangwa 800. Kubera iki Amazon? Kubera yuko iyo ukiguze kuri Amazon baguheza soft. Iyo usabye ko baguprintingira, kubera nanone aho biba printed kure biterwa naho uri. Niba ugisaba uri muri Amerika ariho kiba printed, usanga abaye makeya par rapport ya hano. Ariko akenshi Amazon biba bihendutse gatoya par rapport ya printed copy. Nanjye nitwa Rukundo Suleiman muri Risimbi. Naho ngiye nashaka kubaza nkuko wabivuze yuko iki bitabo nyine kwandika igitabo ntago ari umushinga woroshye, ni imishinga yindi iremereye bya hatari. Urumva noneho wowe wanditse ibitabo 2, urumva nyine wari ufite akazi kikubye 2. Noneho ndimo ndibaza nkuko wari uri kuvuga ati wari ufite umwanya mukeya, wabashije kubimanaginga gute kugira ngo bize gukunda? Ese byagusabye igihe kingana gute kugira ngo imishinga y'ibitabo 2 byose ubashe kuba wayikora irangire neza, uvuge ati byose birarangiye? Biterwa na buri gitabo. Igitabo ca Grace of God nabanje guhura naco cyane mu nyigisho nateguraga, cyane mu gihe cya corona. Nakoraga inyigisho nkemera yuko abantu bagenda bazibazo kubera iriya teme y'ubuntu yakoreshwaga nabi. Uko nateguraga inyigisho ndende, nkazitegura, ngasoma, ngashakashaka, nkandika, noneho abantu bakagenda bazi ibibazo, nkamenya ibibazo bibaza, nkamenya uburyo mbisubiza. Byanyoroheye guhuza ibyo bintu bikaza kuvamo igitabo. Byo byantwaye, birumvikana yuko ni kuva muri 2020 muri corona kugeza ejo bundi mu kwezi kwa 3 bitwara iminsi. Iki cya Beyond Boundaries nacanditse vuba ko cyari mu buhamya bwinshi, cyaje mu inspiration yihuta. Hari ukuntu buri gitondo numvaga Imana inganiriza, naryama nkabyumva, nanyura mu muhanda nahora n'umuntu nkumva hari ukuntu namufasha mu bitekerezo. Caje vuba kabisa, cyo nacanditse mu gihe kitarenga nk'ibyumweru 8. So ariko ni ciza cyane. So bivuga ngo hari ikintu kiza ari inspiration progressive, hakaba n'ikindi kiza ushobora kuba wafata ikaramu ntuhagarika utarasoza, nubwo nyine hazagamo interruption, akazamo gufata umwanya gusubira mu byo wanditse no kubihuza ibyo wanditse. Ari gukora chapitre wakora ya 2 ugasanga hari ukuntu zigomba kuzuzanya. Ariko icya 2 cyaranyoroheye cyane, bijyana nanone n'akamenyero. Urumva iyo wandika igitabo cya mbere kiriya nise Intimacy with God, ko cyari cya mbere ngiye kwandika mu iyobokamana, cyantwaye imyaka 4. Ibi ngibi rero biroroshe cyane kuko nakamenyero. Ni nka kwa kundi recordinga video, ni nka kwa kundi ukoresha interview. Ubwa mbere ugitangira byaragutinzaga, ubu ngubu ukozaho ukamenya n'imirongo y'ingenzi. Nanjye niko bimeze kwandika biranyorohera kuruta uko byari bimeze mu myaka yashize. Murakoze. Nari nabaje ku kibazo cy'ibitekerezo mwagize mu bijyanye no kubimurika ku mugaragaro ibitabo, nubwo nari nagisubijwe ariko ndongeraho kandi kamwe. Uri umushumba uyoboye inama nyinshi, bitewe n'imibare yanjye nkavuga nti ko mbireba ni benshi. Wakomeje ku kintu cyo gusa no gutandukira n'amahame shingiro y'ubukristo.
mu mboni zawe nk'umushumba ariko ku rundi ruhande w'umwanditsi nyabanditsi mbafata nk'abahanga mu bijyanye no kwitegereza no gushishoza, ubona ari iki kiri gutuma izi ntama muyoboye, turahari turi mu rusengero ariko imyitwarire ikaba itandukanye n'amahame shingiro y'ibyo twizera? wagishoje yego. ibintu nka bitatu. icya mbere, impamvu zituma abantu bava mu zo bemera ntabwo zitangiye none, zatangiye kera, kandi uwazitangije ntaharajya, ni Satani, aracariho. uwagerageje Adamu na Eva akabakura mu mahame Yesu Imana yari yababwiye, iby'Imana yababujije agatuma babikora, ntaho yagiye, kandi afite n'inararibonye abitinzemo. iyo niyo mpamvu ya mbere. impamvu ya kabiri, abantu noneho ni nayo ikomeye cyane, hari inyungu zabo bwite. nguhe nk'urugero, abantu babwira abantu ngo ibyaha byose bakora nta kibazo na kimwe kiriho, bakora icyo bashaka, ubuntu bwarabonetse, Kristo yapfiriye ibyaha, n'ibyo bazakora byararangiye, nta mpamvu yo kwitwara neza, kubera yuko barangije gutsinda no gusingira ijuru. benshi babikora ku nyungu zabo, ni abashaka kwiba abantu umugono no kubakoresha ibyo bashaka. So abo rero ni abigisha b'ibinyoma, na Bibiliya irabavuga. Biravuga ngo mu minsi ya nyuma abantu bazababwira abantu ibyo bashaka kumva, ibijyanye n'irari ryabo. Kubwira umuntu ngo witware uko ushaka, warangije gutsindira agakiza, warangije kugerayo, abantu bose barashaka gukora ibintu bisa n'ibyo ngibyo. Nta muntu ugikunda ko bamubwira ibintu bikomeye, bamubwira ngo hari kirazira, hari ibyo ugomba kureka, hari imyitwarire y'abakristo, hari imivugire y'abakristo, hari imikorere. Ntibabishaka, kubera yuko abantu barashaka kuba ibyigenge biri mu buhanuzi Yesu yasize atanze, biri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ibyo rero ntibintangaza kubona abantu bari mu itorero. Hari inyigisho Justin yatangaga nziza ivuga ngo abapagani bo mu rusengero. So sinzi niba mbita nanje abapagani, ariko ndashaka kuvuga ngo ibyigenge byo mu gakiza bishaka gukora uko bashaka, nyamara iyo umuntu akijijwe ntiyongera kwigenga. Paul avuga ngo ntimukire abanyu ngo mwigenge. Umwuka adisipurine umukristo, umwuka ategura umugeni, ariko abigometse ku mwuka ni benshi. So ngashaka kuvuga ngo izi nyigisho niyo mpamvu zije n'ibi bitabo, no kugira ngo dukebura abantu, tubasubize mu mahame. Ku bijyanye n'ibitekerezo mwagize by'imyiteguro y'uburyo muzamurika ibi bitabo byombi ku mugaragaro, tuzasirimba, ibitekerezo byabaye ibihe? Ndashaka kubinyinjizemo numva imyiteguro uburyo tariki 14 Nyakanga. Mbabwiye ngo muri Foursquare muzaza mureke gusirimba, naba mbijeje ibintu bidashoboka, ariko nari nababwiye setup y'uko bimeze. Tuzatangira Joyous Melody n'abaririmbyi ba hano batuyobora mu ndirimbo umwanya mutoya, bigera hano MC Master wa ceremony, ubundi wo twavugaye na Apotre Mignone, yakira abantu, yakira abapanelist. Amapanelist turi kumwe na Honorable Ambassadeur Charles Murigande wanasomye kiriya gitabo kimwe. Turi kumwe na Dr. Canon Rutayisire, muramuzi nawe wasomye kiriya kindi, bazaba babivugaho. Hanyuma abantu bambaza ibibazo, nyuma yaho hazaba nk'agataramo. Ndakeka yuko imigeri itazabura, igisirimba kitazabura, ndabikeka. Ariko si ntibifite aho bizahungabanya igikorwa cyo kumurika. Ariko niba tuzaratangira saa 9 tukagisoza saa 12, urabona alarme izaviramo ahora, alarme ntizaviramo aho. N'abari abandi muzi bose basirimba hano hazaba cyane cyane bizaba ari ku itariki 14, hazaba ari ku cyumweru nimugoroba, buzabuca tujya mu matora y'umukuru w'igihugu. So abantu bazaba basa nkaho
barelaxinze abakandida babo babamaje amasengesho twayakoze twarangije dutegereje gutaha ibindi birori byo ku iyo tariki abantu baza igisirima ntikizabura ndabateguje. Murakoze. Ikiraro gisa nk'icyaryoshye rero mpamvu turi kwiyongeza tukajya tukabaza impamvu hari icyo rukomojeho nyine ku munsi nyirizina wo kumurikaho ibitabo, ubisobanuye mu buryo bwumvikana kandi bwiza, ariko umuntu udukurikiye cyangwa se ubuze no gukurikira kino kiganiro tugiranye akavuga ati se buri wese yemerewe kwitabira uwo munsi ubundi, cyangwa se hari ibiciro cyangwa se protocols zisaba kugira ngo buri wese azisange muri uwo munsi, icyo wakinsubizaho. Ikindi cya kabiri n'ubundi cyo umaze kukivugaho cy'abazagufasha banasomye kuri ibyo bitabo, maybe hari benshi ushobora kuba bisharinzeho bakakubwira bimwe mu bitekerezo by'abandi bantu b'abahanga mu byo bakora wabashije ku bitabo byawe, bahuriza ku kinyine kuri test bagize nyuma yo kubisoma nyine no kubyumva. Ngira ngo abasomye bino bitabo ibyo bahurizaho ngira ngo byaba byiza muretse mukazabyumva babivuga, kuko hari ibyanditse abashaka gusoma ibitabo mbere no kubigura mbere bishobora ko babibona, hari ibyanditse mu byo abasomyi babivuzeho. So niba hari icyo umuntu yakivuzeho kiri nko kuri cover kuri Beyond Boundaries hari biri kuri cover, bamwe muri abo bantu babyanditseho urumva wabibona byoroshe, ariko si byiza ko bavugira kandi bazaba baje no kubivuga, kandi sabo bonyine gusa babisomye, hari n'abandi twagiye tubihabo hanze kugira ngo bagire icyo babwira abasomyi. Gusa ijambo rimwe 30, kandi biriya bitabo ntibyirezima mu 30, ni bitabo byose. N'uwavuga ijambo rimwe cyangwa 30 ntabaguhaye igitabo cyose. Niyo mpamvu dushishikariza abantu ko bazaza. Hari uwavuze ngo se kwinjira ni bya bose, harimo ikiguzi, kwinjira rwose imiryango izaba ikinguye, buri muntu wese azinjira kandi ni ku buntu. Gusa icyo ntabizeza ni uko ibitabo batazabijyana ku buntu kubera yuko harimo ikiguzi, of course birumvikana, kandi byabaye printed hakoreshejwe amafaranga menshi, ariko kwitabira kuzamo hano bizaba ari ubuntu. Imiryango izaba ikinguye, kuva ababishoboye bazaze baterane hano mu materaniro ya mbere n'aya kabiri bakomerezeho, abazaza kare ni saa 9 nibwo tuzatangira. Murakoze. Nitwa Christian Murahimbaza TV. Nagira ngo mbaze kuri pano watekereje gute gutumira Apostle Mignone, utubwiye ko wahaye benshi basoma kuri icyo gitabo, kuki wahisemo Apostle Mignone? Ni umuntu tutajya tubona cyane, utubwire impamvu wahisemo iyi pano ya Rutayisire. Nicyo kibazo. Mignone ntimujya mubona? Dukunze kumubona cyane mu macaci. Okay. Niba atajya aboneka mu macaci, hano hajya haboneka ibyo ari byo byose, kandi impamvu nk'eshatu ni uko icya mbere ari mu bagore b'abashumba kandi basoma ibitabo bashigikira n'abanditsi. So urumva rero umuntu ni umushumba, ibitabo byanditswe n'umushumba, kuba hari umushumba ugomba kuyobora iriya pano birumvikana. Icya kabiri ashigikira abanditsi, azi neza icyo bivuga ku banditsi. Icya gatatu ni inshuti. So izo mpamvu buriya ntizihagije. Mu bantu benshi dufite b'abashumba guhitamo umwe birumvikana yuko bitaba byoroshe, ariko twamuhisemo kubera impamvu n'ibitabo bya mbere ngira ngo wenda ntabivuze cyane, hari igihe nagiye kwimurika iwabo, urumva yuko dusanzwe dukorana. Ngira ngo abanyamakuru barakoze, sinzi niba hari uwo twaba tuniganya ijambo, kandi dushimire n'umushumba kuba muduhaye n'umwanya mukaba musubije ibibazo bitandukanye abantu bagiye babaza. Enda nsoza tugenda tugana ku musozo, ikibazo kimwe ni ubuhe butumwa mushobora guhereza abantu bakiri bato bifuza kwandika? Birumvikana turashishikariza abantu gusoma ibitabo, ariko hari n'abakiri bato wenda bashobora kuba bafite inspiration bashaka kwandika, mwe murabaha iyihe nama? Ndumva ari icyo kibazo nifuza ko mwadusubizaho, hanyuma tuze kugenda tugana no ku musozo.
inama ngira ngo ndahita nyihuza na kiriya gitabo cya Beyond Boundaries. Nta kintu kibi nko kugira inzozi ukazapfa utazigezeho kandi Imana yaragushize mu bushobozi. Abantu benshi ibintu bibaca intege bituma batagerageza ni ukwisuzugura no kumva yuko batabishoboye. Nta muntu wavutse abishoboye, nta muntu wakuze azi ko bishobora gukunda. Niba mubara umubare w'ibitabo byinshi maze kwandika, hari igihe nanjye numvaga nta kwandika na kimwe. So bivuga ngo bagomba kwitinyuka. Nicyo kintu cya mbere, babanze bitinyuke, batinyuke. Icya kabiri, bimenye muri bo harimo ubushobozi. Icya gatatu, bigire ku bandi, kuko ntiwabyuka nanone ngo wandike igitabo utarasomye ibitabo. Ushaka kwigisha, ko kwandika no kwigisha no gutanga ubutumwa, arabanza akiga. So umuntu wese wize umunsi umwe none cyangwa kera azaba umwigisha. Umuntu wanga kwiga ntazigisha abandi. So ndabwira urubyiruko yuko rugomba kwiga, rugatinyuka kandi rugakora cyane. Wenda ndengeje ikindi navuga ngo ni no kubisengera ku bakristo, kubera yuko iyo dusenze turushaho kwimenya cyane, kuko umwuka atangira kuvugana n'ubuzima bwacu akatubwira n'ibyo tubwira abandi. Murakoze. Ngira ngo noneho by'umwihariko mushobora kuba bagiye babivuga kugira ngo dutumire abantu mu buryo bw'umwihariko. Sinzi niba hari ubutumwa mufite wenda kugira ngo dutumire abantu kuri uriya munsi wo ku itariki 14 z'ukwa karindwi, mu buryo bwo gutumira abantu bose muri rusange kugira ngo wenda bazaze ari mwebwe mu batumiye mu buryo bw'umwihariko. Ego, turabatumira mwese inshuti, abanyarwanda, kuzabana natwe muri uriya munsi wo kulaunchinga biriya bitabo cyangwa kumurika biriya bitabo zombi, The Grace of God, ubuntu bw'Imana, n'igitabo cyitwa Beyond Boundaries cyangwa hirya y'imbago zawe. Ni ibitabo byiza, ni ibitabo birimo inspiration, ni ibitabo birimo ubutumwa ukeneye. So kuza kwanyu n'imbaraga zacu. Bizaba saa 9 ku itariki 14 ukwezi kwa Nyakanga. Bizabera hano kuri City Light Foursquare Gospel Church Kimironko. Ntuzigera uba disappointed inuza. Bizaba ari byiza, biteguwe neza kandi bizakugira umumaro. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Twibutse yuko twaganiraga n'umushumba kandi turimo turavuga ku launching ibitabo bibiri, The Grace of God na Beyond Boundaries, bizaba ku itariki 14 nk'uko yaramaze kubatumira. Mwese muzaze muri benshi nk'uko yabivuze. Ngira ngo twagiye tugenda tuganira, ntabwo ari ibitabo by'abakristo gusa, n'abantu batarakizwa, abo muzi, umuntu wese ufite inshuti, abo uzifite hirya no hino, ushobora kubatumira. Ikindi tubibutsa nuko bitazabera hano gusa muri salle ya City Light, ahubwo bizagenda no kuri online. Bizaca kuri channel ebyiri, bizaca kuri channel ya City Light, bice no kuri channel y'umushumba yiwe iri personal. Hose bizahanyura kugira ngo abantu bose bashobore kuba bakurikira. Abo tuzaba tutari kumwe hano physically, birumvikana ntabwo muzahita mubona ibitabo mu buryo buri physique, ariko mushobora kubibona kuri Amazon. Mushumba yavuze ko already ho birahari, n'ubu ngubu mushobora kubibona. Ahandi mushobora kuba mwabigura nanone online, mukabituma, mukavuga mutwende umuntu uri mu Rwanda kimfatire, ukishyura, hanyuma ukaza kuba wakibona ahandi hantu. Rero tubashimire mwese abo twabanye, hanyuma tuze gusaba umushumba n'ubundi adusabira umugisha dusoze ino gahunda. Ariko ufite ibibazo bitandukanye ushobora kuba wakifuza kumubaza by'umwihariko, nabwo ushobora kutwandikira kugira ngo dushobore kuba twamuha ibyo bibazo, cyangwa se nawe mukamwandikira personally, kuko hari website yiwe mu minsi iri imbere iri buze kuba iri gukora. Mushobora no kuzagenda mugeraho mukamukontakta mu buryo bwihariye. Website yitwa munyihanganire gato kugira ngo nyigereho. Ni website izaba ari nziza cyane, izabafasha mwese kugira ngo mushobora gusangaho ibyo bitabo, muzasanga n'andi makuru atandukanye y'umushumba by'umwihariko. Ni fidelmasengo.org.
iyo website izaba iriho amakuru menshi, muzajya muyisangaho amakuru yose, ari aya makuru areba umushumba by'umwihariko, ari amakuru y'ibi bitabo, ari n'amakuru y'izindi project afite imbere, muzagenda muyasangaho n'inyigisho zitandukanye yagiye yenda atanga, kuko hari inyigisho nziza nanone yagiye yigisha ariko atashyize mu gitabo runaka, mushobora gusanga aho hantu. Rero turabashishikariza kuba muzaba hano kuri uriya munsi ku itariki 14 kuko tubafitiye ibintu byinshi. Imana ibaho umugisha, reka tumusabe adusabire umugisha. Ya gato navuga kuri website irahari n'ubu ngubu mwayivisita nk'uko yarayibabwiye, ni amazina yanjye yombi .org, ariko nko muri iyi minsi 3 ingahe baracarimo iri under construction, ko baragenda ba-uploadingamo byinshi birimo nyine n'ibyo bitabo, ku buryo umuntu ashobora kuba yanyura kuri website akinjira muri link ya Amazon akakiguriraho. So si ibyo byonyine bitabo birimo, harimo n'ibindi byinshi nyine nk'uko yarabivuze, birimo ama devotions mujye mubona buri gitondo n'ibindi byinshi n'inyigisho zimwe na zimwe. So turi mu kinyejana cya .com, ni ngombwa yuko dukorana naco kandi tugakora ibintu nyine bifite umurage urambye. Reka dushima Imana ku bwanyu, ndabashimira abakozi b'Imana batandukanye, by'umwihariko nanze kuvuga aho muva, ariko bigo byanyu byose turabikunda kandi turabikurikira, duha agaciro cyane umurimo mukorera Imana n'umurimo mukorera Abanyarwanda. Mana nkuru turagushima, wabanye natwe ikiganiro mwami n'imbarutso, cyane cyane databuja no guchallenginga abandi bose bashobora kuba bakwandika, bafite ibyo kwandika ariko bacecetse batarimo bandika. Niyo mpamvu twashatse kubwira abantu yuko niba tugerageza bigakunda, nabo bishoboka yuko babikora. Reka mwami wanjye, umuntu wese watekerezaga kwandika, ufite ibyo avuga, n'abatangiye bahagaritse imishinga kubera kumva iki kiganiro cacu, batinyuke nabo bandike. Dukeneye ko abantu benshi bandika, dukeneye kumva amakuru n'ubumenyi nihishurirwa ugenda uheza abantu mu gihe cacu, kugira ngo abana bacu abo mu gihe cacu n'abazaza nyuma yacu babone ubutunzi bukomeye washize mu biki gihe. Tugushimiye yuko mwami watuyoboye muri iki kiganiro, abagikurikira nyuma binyuze mu buryo butandukanye bw'ikoranabuhanga, ubahe kubyumva cyane. Uriya munsi abari uzahesha icubahiro, ntabari twebwe, icyubahiro cyose kugarukire. Tugushimiye yuko byose ubiduhera ubuntu, icyubahiro ni cyawe none iteka ryose. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.